ariko dushimira management ya Little James, dushimira abarimu bigisha muri iki kigo ndetse n'ababyeyi mukuri bwa mwarakoze umurimo utoroshye kugira ngo mutegure abayobozi bejo n'abashehe bejo nkuko mwabibonye. Umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda rero mu izina rya Nyakubahwa Mufti mpagarariye urabashimira cyane umusanzu wanyu mutanga ku burezi. Mu minsi ishize team ya strategic plan yadushyiriyeho urwego ruzajya rukurikirana uburezi binyuze mu cyitwa Islamic Development and Education and Cultural Promotion. Niho twifuza ko bihuye n'intego za Little James Academy, tubona ko uburezi twifuza ku bana bacu ari uburezi buzaba buhurije hamwe both secular na religious education, ku buryo buzajya butegura umwana nkuko PTA chairperson yabigaragaje mu ijambo rye. Twifuza ko abana b'Abayisilamu bazaba ari abana bateguye, bafite ubwo bumenyi koko biga hano nkuko babigaragaje, ariko n'idini bataratakaye ku ruhande. Mureke dufatanye rero muri Little James rero games n'utubuye tw'agaciro. Buri mwana tubona aba ari ibuye ry'agaciro twakiriye. Zahabu guhinduka zahabu ihera mu ibuye rikaba refined rikavamo zahabu nziza. Rero buri kabuye muduhaye, every game you send to us, turarirera tukaryubaka tukazarikuramo umuntu ukomeye kandi ufite indangagaciro. Little James rije ari nk'igisubizo no kuziba icyuho twari dufite mu burezi mu muryango w'Abayisilamu mu Rwanda RMC, kandi turabona icyizere kinini ko mu myaka izaza rwose bizatanga igisubizo kandi tuzagera ku rwego rushimishije mu burezi twifuza ku bana bacu nk'ababyeyi b'Abayisilamu. PTA chairperson rero yasabye support, asaba ko umuryango wa RMC wabigiramo uruhare ukabishyira mu nshingano zawo. Ibyo rwose turabikwijeje mu izina rya Nyakubahwa Mufti. Natwe tunejejwe nuko Little James Academy iri mu njyana yacu no mu ntumbero yacu, cyane cyane mu bijyanye n'amavugurura n'impinduka twifuza mu burezi. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam said, "Idha mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." When a son of Adam dies, all the deeds he has had end. Only 3 things remain. Only 3 things are valued after his death. And one of those things is the knowledge, the ilm that is having manfa'a on that person, the beneficial knowledge that he left. This hadith reflects exactly what we are here, and it reflects as well why we are here. Our mission is to raise children who will carry beneficial knowledge, lead with righteousness, and be source of ongoing reward for their families and the whole society. Yego, dore ngiki gisubizo ku bantu bifuza kwivuza kandi biboroheye batagiye kwivuza kwa muganga bakoresheje imiti kamere. Iyi miti kava mu bimera kamere. Igisubizo rero ngiki, twabazaniye byinshi byiza bibavura ubuzima bwanyu mbere yuko murwara. Harimo hibiscus, flaxseed, cloves, ginger powder izwi nk'ifu ya tangawize ivura ibicurane ndetse n'amagripe. Tubafitiye kandi turmeric izwi nka cucuma, akarusho kayo kabivura inzira zigogora ndetse n'umwijima, irinda amaraso kwipfundikanya ndetse ikarinda indwara z'umuriro, ituma umutima utaribwa ndetse n'igifu kandi umuntu akamera neza. Iyi rero ni turmeric kandi izwiho kuvura byahebuje, ikaba yongera amashereka ku babyeyi.
nahawe rero ngo utugane, dore ko kandi tubahereza itende ryumye kandi ryiza riryoshye byahebuje. Ducuruza sisoti kandi ikaba ari nziza cyane ku bantu bayifuza kwirinda. Dusange mu nzu ya materne mu Nyabugogo cyangwa uduhamagare ku nimero ya 078 68 21 79 5 cyangwa uduhamagare kuri 073 25 22 52 4. Igisubizo cyawe mu kwivuza udahenzwe. Yari T-bag Umushyitsi wacu mukuru Vice Mufti, banyacyubahiro muteranyiye hano, nyakubahwa director wacu, abanyakubahwa bagize inama y'ababyeyi, bashyitsi bacu, babyeyi dufatanije kurera, bakunzi bacu muri hano no munsi, banyeshuri bacu bashoreje hano mu myaka yatambutse, n'abandi banyeshuri n'abagenzi banjye dufatanyije kurera, nongeye kubasuhuza. Mwiriwe neza. Hano ni kuri Little James, mwabibonye ni mu rugo. Kare ntanga ijambo ry'ikaze nababwiye ko tutari buvuga amagambo menshi, ariko turi bubereke ibikorwa bikaba ari byo bituma dukora judgment niba koko hari indangagaciro turimo kurema mu bemera bakiri bato. Ako kabazo ubwo buri wese wabaye hano azamfasha kugasubiza. Bishobora kuba yego cyangwa ubone ko atari byo. Byose turabyakira kandi ni inama turazishimira. Turabashimiye ko mwihanganye kandi ntago dushaka guhinyura umwanya wanyu mwaduhaye. Ntago turi buvuga amagambo menshi, nagira ngo mbabwireho Little James Academy gatoya. Little James rero naho turerera abanyeshuri kandi mu mpande zose, atari ugukora ibizamini bya leta bagatsinda gusa, ariko tukabarera mu buryo bwose bushoboka. Mwagiye mubibona ko abana bagiye bakora presentations hano, ariko hari n'ibindi twakoze ku cyumweru gishize, twabonye tutazabona umwanya uhagije, duhitamo kubitandukanye. Ariko hari abakwemeranya nanjye ko hari indangagaciro zikomeye turimo kurema muri bano bana, kandi dushaka ko zikomeza. Turi mu isi hinduka cyane, ariko turashaka kubaka abantu batazapfa guhindurwa n'uko isi imeze, kandi ariko gukomeza kwemera kwabo. Hari icyo tubasaba nk'ababyeyi, turigisha ariko namwe turabasaba ngo mukurikirane. Hari akantu twabonye rimwe na rimwe niyo twohereje report cards za Islamic, ababyeyi ntibazisinya kandi izindi ziba zisinywe. Rero nimureke tubihe agaciro kangana. Niba dusinya ziriya n'izindi nituzisinye, kandi dufate n'umwanya wo kuganiriza abarimu bigisha abana. Mumenye n'icyo mwabafasha, kubera ko kurera ni ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso. Mureke dufatanye rero. Muri Little James rero, games ni utubuye tw'agaciro. Buri mwana tubona aba ari ibuye ry'agaciro twakiriye. Zahabu guhinduka zahabu ihera mu ibuye, rikaba refined, rikavamo zahabu nziza. Rero buri kabuye muduhaye, every game you send to us,
turarirera tukaryubaka tukazarikuramo umuntu ukomeye kandi ufite indangagaciro. Nagira ngo nasabe n'ababyeyi yenda batari batwiyungaho, mwabibonye ko tudafite iby'amasomo asanzwe gusa, namwe nimuze, ibi byiza turashaka kubibaha. Muzana abana nibaze bige ubumenyi busanzwe kuko turakora neza, kandi bige n'ubumenyi bw'idini kuko buzadufasha kugira society nziza. Nyuma yahangaha twe tumaze gusaza, abana bacu bazarushaho kuba beza muri society. Ikindi nagira ngo nsabe, ntago ndi busubire cyane kuri debate, ariko nagira ngo mbasabe izo platforms zize gusimbura uruhare rw'umubyeyi. Niba abana barimo bakora imyitozo babahaye yo mu rugo, wimuha telefone, ashobora kujya mu byo atagombaga kureba, kandi wamuhaye gusakinga. Ariko nimureke tube mu buzima bw'abana bacu, tubarere neza kugira ngo tubakuremo icyo twifuza. Turabashimiye rero, twari kuvuga menshi ariko nimunyemerere nsabe umuyobozi wacu, director wa Little Gems Academy, nyakubahwa, muze mutugezeho ijambo mwageneye abateraniye hano hantu. Murakoze cyane. Hano ni mu rugo, nicyo mwanenze nimugende mutakitubwiye. Murakoze cyane. You're very welcome, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Our dear guests of honor, our sheikhs, honorables, our dear and respected parents, all our friends and well-wishers, teachers, and our beloved children, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace and blessings of Allah be upon you all. Amahoro n'imigisha by'Imana nibane namwe. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, banyakubahwa muteraniye hano, munyemerere kuri inshuro nanjye ngerageze kubalansa ibyanjye ndabivuga mu Cyongereza. Tujya tugira umugisha igihe cyose kugira ababyeyi, abadukunda, abatugana bavuye mu bihugu no mu mpande zitandukanye z'isi. Kuri uyu munsi rero, kuva benshi muri bo nabo bari hano, insha Allah ndagereza gucisha mu rurimi rw'amahanga kugira ngo twese dutahe twafashe ubutumwa, cyane cyane ko nabonye ababanje bose bagiye bagerageza ku ururimi rwacu kuruganza mu byo batuganiriye. It is with the heartfelt gratitude and honor to have you all at this Little Gems Open Day, which is themed as Growing Values in Little Mu'mins. We are a Little Gems Academy. As you have seen, you have Little Mu'mins all around. Today is not only a celebration, it's a testimony to our commitment to raise a generation of young believers who carry both knowledge and character. Children who are not only successful in this world, but also significant in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Knowledge is not the end. It is the beginning of responsibility, and in our mission here, we aim to build children who live and act upon their learning with sincerity, empathy, and strength. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, إِذَا مَاتَ إِبْنُ آدَمْ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. When a son of Adam dies, all the deeds he has had end. Only three things remain. Only three things are valued after his death. And one of those things is the knowledge, the ilm that is having manfa'ah on that person, the beneficial knowledge that he left. This hadith reflects exactly what we are here. And it reflects as well why we are here. Our mission is to raise children who will carry beneficial knowledge, lead with righteousness, and be source of ongoing reward
for their families, and the whole society. Dear guests, today I want to go beyond the world's success and talk about something which is even more important, which is significance. Our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam also said, "Ahabbu an-nasi ila Allahi anfa'uhum lin-nas." The most beloved people to Allah subhanahu wa ta'ala are those who are most beneficial to others. This is what significance truly means. Living a life that benefits others, that leaves us legacy of goodness, and that matters in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. At Little Gems Academy, we are planting the seeds of both knowledge and character in our little mu'mins, in our kids. Though they are small now, we know that with these values, they will grow into strong trees of benefit for their families, for Rwanda, our beautiful country, and also for the Ummah at large. To our respected parents, thank you for trust and partnership. And to our teachers and staff gathered here, your hard work is an act of worship, and we consider this as a sadaqatun jariyah. And to our honored guests and scholars and sheikhs who are here, your presence here encourages and elevates our missions. And to our children, we all believe that they are little mu'mins now. Their future is filled with significance. They should walk with confidence, live with values, and let their light shine. And this will be only with your parents, the parents' guides. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of us here. May Allah subhanahu wa ta'ala bless these children. May Allah subhanahu wa ta'ala also bless Little Gems Academy. I thank you all. Murakoze cyane. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم كتابه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. nyakubahwa umuyobozi w'ikigo Little Gems, nyakubahwa head teacher, banyakubahwa muteraniye hano, babyeyi murerera muri iki kigo, bayobozi mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda twifatanyije turi kumwe hano, ndi kubona Chief Qadhi, ndi kubona imamu w'umujyi wa Kigali, imamu w'akarere ka Kicukiro, imamu w'intara y'Amajyepfo n'abandi turi kumwe hano. Ndagira ngo mfate umwanya utari muremure cyane cyane ko presentations zatanze ubutumwa, abana batweretse, batubwiye, twumvise byinshi, twabonye byinshi. Uyu ni umwanya mukuri wo gushimira abana iminsi bamaze. Nkeka ko kugera uyu munsi ibyo batumurikiye ni akazi katoroshye kakozwe n'abarimu babo, n'abana ubwabo, ndetse n'ababyeyi babohereje kugira ngo baze muri iki kigo, baze kurererwa muri iki kigo. Mukuri moto yanyu ivuga ko Little Gems Academy ariho future leaders bashayiningira, ihuje neza n'ibyo tweretswe muri aka kanya. Simbona ko ari na future leaders gusa, ahubwo ni na future sheikhs and sheikhat. Twabonye ibyo batweretse mukuri, ni akazi katoroshye kaba karakozwe, ariko dushimira management ya Little Gems, dushimira abarimu bigisha muri iki kigo, ndetse n'ababyeyi mukuri muba mwarakoze umurimo utoroshye kugira ngo mutegure abayobozi b'ejo n'abashekhe b'ejo nk'uko mwabibonye. Umuryango w'abayisilamu mu Rwanda rero mu izina rya nyakubahwa mufti mpagarariye urabashimira cyane umusanzu wanyu mutanga ku burezi. Mu minsi ishize team ya strategic plan yadushyiriyeho urwego ruzajya rukurikirana uburezi
binyuze mu cyitwa Islamic Development and Education and Cultural Promotion, niho twifuza ko bihuye n'intego za Little Gems Academy. Tubona ko uburezi twifuza ku bana bacu ari uburezi buzaba buhurije hamwe both secular na religious education, ku buryo buzajya butegura umwana nk'uko PTA chairperson yabigaragaje mu ijambo rye. Twifuza ko abana b'abayisilamu bazaba ari abana bateguye, bafite ubwo bumenyi koko biga hano nk'uko babigaragaje, ariko n'idini bataratakaye ku ruhande. Twamaze imyaka myinshi abayisilamu hano mu Rwanda dushaka ubu bumenyi, ugasanga hari ababyeyi bagiye kohereza abana babo mu bihugu by'abaturanyi ntashaka kuvuga hano, ariko ugasanga harimo ingorane, ugasanga biravuna ababyeyi, ugasanga kwikura ku mwana gutya kugira ngo umwohereze mu baturanyi nawe ajye gushaka ubumenyi bw'idini kandi butabangamiye n'ubundi bumenyi agomba kwiga, byaratugoraga cyane, byagoye ababyeyi benshi, ngira ngo bamwe hano batanga ubuhamya kuri byo. Little Gems rije ari nk'igisubizo no kuziba icyuho twari dufite mu burezi mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda RMC, kandi turabona icyizere kinini ko mu myaka izaza rwose bizatanga igisubizo kandi tuzagera ku rwego rushimishije mu burezi twifuza ku bana bacu nk'ababyeyi b'abayisilamu. PTA chairperson rero yasabye support, asaba ko umuryango wa RMC wabigiramo uruhare ukabishyira mu nshingano zawo. Ibyo rwose turabikwijeje mu izina rya Nyakubahwa Mufti. Natwe tunejejwe nuko Little Gems Academy iri mu njyana yacu no mu ntumbero yacu, cyane cyane mu bijyanye n'amavugurura n'impinduka twifuza mu burezi. Ntizimbye rero mu magambo, banyakubahwa duteraniye aha kugira ngo na gahunda zindi zikomeze, gusa si uko ari ukurambirwa, kuko abana ibyo batwerekaga niyo biza gufata igihe kirenze hano, ndibwira ko twari kubatega amatwi tukabumva, ahubwo ni gahunda zindi ziba zitandukanye abantu baba bigomwe bakaza kubana natwe. Ndagira ngo munyemerere nsoreza ahangaha mbashimira banyakubahwa muteraniye hano, nshimira ubuyobozi bw'iki kigo, nshimira abarezi baturerera aba bana, mukuri baratwereka difference igaragara mu bijyanye no gutanga uburere n'uburezi ku bana bacu twifuza mu gihe kizaza. Ndabashimiye rero mu izina rya Nyakubahwa Mufti, mudushimirire abarezi, mudushimirire aka kazi katoroshye bakoze, ariko n'umuryango w'abayisilamu RMC uri kumwe namwe, kandi muri iyi njyana rwose dushyigikiye, twumva ko izaza ari igisubizo kizanye impinduka mu burezi n'uburere bw'abana bacu twifuza. Hadha wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yego, dore ngiki gisubizo ku bantu bifuza kwivuza kandi biboroheye batagiye kwivuza kwa muganga bakoresheje imiti kamere. Iyi miti ikava mu bimera kamere. Igisubizo rero ngiki, twabazaniye byinshi byiza bibavura ubuzima bwanyu mbere yuko murwara, harimo hibiscus, flaxseed, cloves, ginger powder izwi nk'ifu ya tangawize ivura ibicurane ndetse n'amagripe. Tubafitiye kandi turmeric izwi nka cucuma, akarusho kayo ikabivura inzira zigogora ndetse n'umwijima, irinda amaraso kwipfundikanya ndetse ikarinda indwara z'umuriro, ituma umutima utaribwa ndetse n'igifu kandi umuntu akamera neza. Iyi rero ni turmeric kandi izwiho kuvura byahebuje, ikaba yongera amashereka ku babyeyi. Nahawe rero ngo utugane, dore ko kandi tubahereza itende ryumye kandi ryiza riryoshye byahebuje. Ducuruza sisoti kandi ikaba ari nziza cyane ku bantu bayifuza kwirinda. Dusange mu nzu ya materne mu Nyabugogo, cyangwa uduhamagare ku nimero ya 078 68 21 79 cyangwa uduhamagare kuri 073 25 22 52 4.
igisubizo cyawe mu kwivuza udahenzwe. Iyo ni T-bag